urumva ariko njewe bitewe n'intuza njewe nta muntu urampanura urumva nta muntu urampanura ambwira ngo nuku uracari muto yabazaguhanura bazahanura abantu bafite imyaka ingahe bafite imyaka ingahe oya ihe oya bigira imyaka utarabahamagara bigiye kuba yego bukongera bukavuga ibintu waciyemwe wanyuzemo urantegera ubwo nibwo buhanuzi umuntu akakubwira ati uzahura n'iki kibazo cyangwa se ugiye guhura n'ibi bintu byiza kugira ngo wenda uzabe ubufasha cyangwa uzabe inkingi z'umuryango cyangwa se z'igihugu noneho akaba ubundi bukubwira ati yewe erega biriya waciyemwo ziriya ntambara waciyemo Imana yarimo gutegura kugira ngo uzabe umukozi w'Imana ntumva ukambwira ati se biye wenda ku rugero waciye ahantu wenda mukora impanuka wowe nti wapfa abandi barapfa uruhanye urantegera cyangwa akakubwira ibintu wagiye uhura nabo hano titwaje guhanura cyangwa titwaje guhanuza twaje gusobanura hejuru y'abahanuzi ba kera na Bwikigihe gusa harimo itandukaniro babaye benshi byo hariko babaye benshi ari beza bo kudufasha taco bitwaye muvandi Bibiliya kuri none kwiravuga iki ku buhanuzi ubuhanuzi ni bwa bundi n'ubw'Imana ntibuhinduka ubuhanuzi bwahozeho mu isezerano rya kera no mu isezerano risha ni bwa bundi ahubwo n'abantu bagenda bazana nyine ubundi buhanuzi buterekeye Imana bwajemwe mushasha yego ariko ubuhanuzi ntibuhinduka nijya message gusimwe y'Imana iha abantu umuntu kugira ngo afashe abandi bantu ubuhanuzi burahinduka aho hantu uvuze ngo ubuhanuzi tubuhinduka mfe kumbwira gusa nitazi no kuvuga ngo ubuhanuzi mpamvu mvuga ngo buhinduka no kuvuga ngo n'abantu ku rugero abahanuraga kera bari abantu barabahanuzi kera sibo twadukoresha ubu nyine ubu haje abantu kini gihe Imana ihagurukije abandi bantu bashasha sibyo nuvuga ngo bahanuye muri 60 sibo gabakaya duhanura ubu nyine haje abandi so kwiyongera kw'abantu fa kuba gusa bahaye bavugana n'Imana shewe numva nta kibazo kandi ubuhanuzi burahinduka nuvuga ngo ubuhanuzi twari dufite mu bihumbi 2000 sibwo dufite none ubuhanuzi twari dufite umwaka ushize wa covid sibwo dufite none kandi message ziriyo kubira iki erega nihishurirwa burgishurirwa ubuhanuzi si ibibazo byo biratandukanye ariko si ubuhanuzi nyabwo bw'Imana ubutandukanye n'ibibazo by'abantu burahinduka oya ubuhanuzi je niko namubwiye urumva message y'Imana kuba jewe ntari nabyumvishije neza Imana iyo yavuze Imana buryo yavuze yego ni yego oya ni oya tizisubira ngo ihinduke bivuga ngo ubuhanuzi ntibuhinduka hahinduka uburyo bw'ibibazo biriho muri ico gihe hagahinduka n'abantu nukuvuga ngo abantu generation imwe iraza ikagenda hakaza yindi abahanuzi bo barahinduka abatanga message barahinduka yes Imana irahindura uyu munsi buri yareka mbabwira Imana ishobora kuguhagurutsa uyu munsi wa none wowe ikagukoresha kavuga ngo ni wowe mpagurukije ngiye kuzoza kwereka iriya ntambara dufite muri Kongo sibyo ukamuhanura ya ntambara yamara gushira ikamihagurutsa ubundi hakazanaho ibindi ni kw'Imana izigenda ikora kandi Imana ganti imenyeye Imana ni Imana irihagije ikora uko ishaka ikorana n'ushaka ntagira nkuze ntirobanura ku butoni ntireba kubifatika ntireba n'amazu uko wosanga tureba nkuko twe turi hano mu miji tumeze gutya Imana ihayivugishaga kecu kaririya mu misozi iriya mu mashamba cyangwa kiravugisha umuntu uririya mu nkambu umeze nabo utagira n'ikirato utazi no kwiyogoshesha utazi kugira gute ikagenda ikamusanga akaba ari gukoresha ariko twebwe abantu muri iki gihe turimo kujaga ngo tuje kureba abantu kubereka abantu bari guhanura abantu bafite amakanisa bahanura aribo bantu bafite abakirisitu benshi abantu bahanura donc abashumba bahanura kubereka aribo bafite abakirisitu benshi ubundi bira byose n'ingaruka zo kutigirira icyizere cy'umuntu ku giti ciwe ubundi erega bura nta muhanuzi ukuruta wowe ubwawe
ubundi umuntu agomba ko yakagombye kuba umuhanuzi ku giti ciwe kandi wewe buri muntu afite ikintu yahamagariwe ni wowe ufite ijambo yego ariko buri muntu afite ikintu yahamagariwe harabahamagariwe bivuga butumwa ubwo ni uwo murongo wawe urashaka kuja guhanura kandi ndaye mpano ufite ariko nje sinokurikira umuntu ngo ni umuhanuzi none nimba utayifite uzagira gute ese ndawo badahanura Imana iramuntuma hegora harabahaba babayeho muri ubwo buzima ariko hari abandi adashobora kubaho adasenga none wewe kuratangira kuvuga akanca mwisha sinamuciye mwijambo nuko wakubita ubushaka igitekerezo cyo jewe numvishije afite idezi nanye mfite idezanje urumva ariko njewe bitewe n'intuza njewe nta muntu urampanura urumva nta muntu urampanura ambwira ngo nuku uracari mutoya bazaguhanura bazahanura abantu bafite imyaka ingahe bafite imyaka ingahe oya bigira imyaka utarabahamagara ubundi none se reka ngo nzahamagara umuntu aza mpanurire gute kandi none ninje guzaba ufite message ninjuza none nzamenya gute ko mfite ikibazo zamuhamagara gute waretse guhamagara wabwiye Imana ikabakohereza sivyo bivyo nyine navuze ngo ndamuhanuza nduta ku giti canje ku buzima bwanje nyine ku buzima jewe umuntu n'umuntu aje akampanura ku rugero n'ubu ngubu akambwira nibi which proof evidence agomba kumba n'ibimenyetso kamwe se ubu buhanuzi umbwiye urumva ibintu umbwiye bizaba ryari bizahera hehe nuwamenye nyine ko ari ubuhanuzi bwavuye ku Mana wabonye none se abahanuzi bavangirwa baraba bavangirwa reka nkubwire wewe ikintu ugomba kumenya bazusubize bavangirwa gute niki kibavanga abahanuzi bo erega abahanuzi nabo n'abantu ashobora kuvangirwa gute akabesha nukuvuga Imana iba yabeshe wenda ntabeshe cyangwa se akavuga amarangamutima kuko umuntu agizwe n'ibintu byinshi kuvuga si ubuhanuzi Imana hari igiye kubwira wenda ikavuga amagambo abiri ukongera akavuga 3 cyangwa birashoboka nibo bambere Mose bamubwiye ngo marayika yaramubwiye ngo akubite ku rutare kanga aho ngo bamara abantu bamubwira ngo akubite kanga kabiri aho iwe ndi yari umuntu none Imana yamubwiye kuko imwumva ko abandi oya Imana yamubwiye gute ubuhanuzi ko baragira ibimenyetso oya Imana yamubwiye gute Imana yamubwiye gute gituma aje nta muntu hano kwisi udashobora gukora icyo tubwiye Imana yamubwiye gute kukijanye na Mose ahadutsinda urumva nyine ibyo Imana yabwiye Mose yaramwe ati nakubwiye gukubita urutare rimwe ukubise kabiri kibigihano ku Mana kuri Mose urumva ariko wowe kuravata ngo umuntu agomba guhanura ngo akongeraho ibindi by'Imana yavuze birashoboka ko umuntu yobwirwa ijambo amagambo abiri wagashira ijya gatatu oya ibyo ubwo ntibuba ari ubuhanuzi tuba bukiriye ubuhanuzi nimba message yavuye ku Mana nyayo ikubwira ngo genda ubwire kanaka gutya na gutya ni A na B nta buhanuzi cyangwa ibintu by'Imana ntibigira shortcut ngo wongere cyangwa ugabanye vuga ibyo Imana yakubwiye full stop nanje ntabwo navuze ngo abantu bose baza bongera ariko ni ico nashatse gusobanura ariko ga nayo ga nindi ntuza abantu n'abantu iyo defo wo idefanda ntabwo nayidefanda ni nicaha wenda ni ninenge ariko nakubwiye ngo no muri Bibiliya byabayeho nta kintu kirimo kuba hano kitabayeho mu byanditswe kubera iki muri mu gushaka gusa ngo abahanuzi ngo biki mugasaka ko muragwanya abakozi b'Imana ngo amatike ngo biki ubundi ibyo ni ibintu bitari discutable ugomba nimba watumiye umukozi w'Imana ugomba kumufata neza ukamwakira kandi abakozi b'Imana aho bari hose bubahwe kuko bari mu gutanga umusanzu ukomeye ku gihugu ku bwoko mu miryango kandi abantu barafashwa nimba wowe utarahura n'umukozi w'Imana ngo agufashe ole wako cyangwa wenda ntiwasenze tuwagiye mu masengesho ubundi Imana yoza kukwerekana utazunasenga herega Imana nayo irakureba nimba udashaka ibyayo irabiheza abana oya umva hano kubahwa kw'abakozi nta muntu wavuze ngo nta muntu wasuzuguye abakozi b'Imana urumva ntawe kandi abakozi kuri abashumba hari abantu batatu umuntu agomba gutinya kubaha ni Imana ni umushumba n'umubyeyi kubyara aho niho imigisha tubona hano mu isi yose ni ahantu mu buryo butatu ituruka ku Mana ku mubyeyi
ku mushumba rero nta wavuze umushumba nabi ahubwo twe turavuga bano bantu bagenda batoragura ubuhanuzi abahanuzi b'ingurukizi bagenda batoragura ibintu ku muhanda bakaza bakagenda babibwira abantu yego umuvuga butumwa aza banza witonde baraguha ijambo gowe ko baraguha ijambo sindi kukuvugiramo ariko we sinzi impamvu uri kumvugiramo rero abakozi b'Imana barahari kandi bafite ubuhanuzi bw'Imana bari ku gicaniro kandi ntabwo wavuze ngo ntabwo urabona ngo we ntabuhanuzi urabona ntabwo ndabona ariko ndabyizeye ndabyizera ubuhanuzi ko bubaho kandi ari hanurira ariko wizera ubwande ntawurampanurira ariko hari abantu bavuga ibintu bikaba yizera ko nawe ashobora kwihanurira we ku giti ahubwo nabonye rukabya ashobora kuba ari umuhate jewe nakubwiye kuba uhakana ibintu by'Imana by'ubuhanuzi mbihakana gute ukurikije neza uri umuhakanyi uri umuvuga butumwa ariko umuhakanyi ute winduza ahubwo je nahakanye ihuduma giki je nahakanye abahanuzi bahanura mu bushake butari ubw'Imana ni bande harabuze none se reka nkubaze bano bahanuzi bose ku bano bahanuzi bose nahanga uzunyira mu muhanda ukabona umuntu atoye ishupa y'intuza cyangwa amaguru y'inkoko cyangwa igufwa gusa ry'inka yapfuye muri 90 ararifashe akavuga ati ngiyi ntuza ngiki kintu mvuye mu nzu ubwo ni ubuhanuzi mbo hari impano zo gushamburiya zirahari pe zirahari umuntu ashobora abantu bafata ibintu bataburura kwereka bafata ibintu bagomba kwifata none baba babiguze baba babizanye ngo bigire gute kubera ko umuntu ashobora kwirukanka ibirometero 2 ari kwiruka ku gihe kandi ari umukirisitu byo bintu bibaho nyine hari abantu bataba baba bebe spirituel bataba bafite imbaraga zo kubisengera ngo bike none bagomba guhamagara abo kubikura aba yabibwiye niki ibyo bintu za ko bihari je nico aba yabibwiye niki ibyo bintu ko biri mu nzu yiwe Imana isibona nizo bifuza baza bavuga ngo ijoro rizaribara uwariraye nimba wowe utararara ijoro ngo wumve ukunda abarozi bazanwingiriza umuntu bikuzwigirize wobahamagara ubu nyine wobahamagara kandi ntawakubwiye kandi bakagufasha ngahamagara abakozi b'Imana Imana izabereka ikibazo mfite ivate mutabare runaka ubu niko byakagombye Imana nuko bizakagombye kugera ariko je simfite kurabona ko murabona rukabya zobakira wobakira abahanuzi nimba nawe uri umuhanuzi uzumbwire ngo Imana yavuze gutya na gutya ndabyakira pe ndabizi numara mzizere nkubwiye atoka ibi bintu mbwiye bizagenda bite bizabajyara urumva ikimenyetso none umve rukabya wavuga gute umuntu wize Bibiliya usoma uzabira kudusobanura Bibiliya buri munsi hano kuri Two Brothers Official akadusobanura niko tutemere Imana kwizivuga je navuze ngo Imana ntizivuga nimba izivuga izivugisha abantu kandi aba bantu mwamubona babaza n'Imana yayivugisha n'abashoka navuze ngo Imana harabizivugisha n'abandi baza bavuga Imana itavuze siko navuze abo uzubapimira kuki wewe udafite iyo mpano uzubamenya gute hari abatazabemera ngo bahanure ku mangu bagahanura ijoro uretse no abo simba uretse n'ibyo ngibyo n'ubuhanuzi bwo kujijinganya umuntu akavuga ati ngo ese ngo muri abana batanu oya ubwo se ubuhanuzi uko nukubaza abaga nibo tumenyereye oya umuntu utiyoza ngo akubwira ngo se ngo muri batanu ubwo se n'ubuhanuzi uko nukubaza ari kurangisha ntabahaye abona hari umuntu wabona tiyoza ngo abaze ngo muri bangahe haraza afite message yamuzanye kandi rega hari n'igihe Imana iba igutuma gusa kugira ngo usenge si ngombwa kuhanura cyangwa werekwa yego none se reka nkubaze na kera ruguru twagize abahanuzi umuhanuzi akaza akavuga nabonye ikibazo ufite nuku bigomba gukemura gutya no gutya na gutya ibintu bigakemuka kandi akakubwira ibintu biri muri prive kandi ndetse n'umuhanuzi wahanuraga cyane iri iwacu ruguru uzi ko nimba ndi umuhanuzi cyangwa
pastor abameze nkawe ko mbambona wawe ushaka ngukubikritika nimba abameze nkawe noza kumubariza sindi gukritika najanye message sindi gukritika woshika nyirayo ndayemere ibyo ntibitureba ntabwo Imana iba yaragutumye nguje kwemeza abantu iba yagutumye ngo utange message ibizo kwemeza abantu ibyo ubuhanuzi nyabwo na Yesu ubwe baramupinze ubuhanuzi nyabwo ntibuteranya abantu cyangwa se abavandimwe ariko ubu nyine hari ubuhanuzi buza buteranya ahubwo abantu nibo baza bagenda bajana bakayitiriye none se mujambe reka nkubaze bwova mu ijuru bukaza guteranya hari abazamara nibyo byivyo nyine ukerekwa rukabya afite ikosa runaka cyangwa se afite runaka wamara kukimubwira ejo rukabya akacumva hanze yego umva nkubwira cyangwa bakavati ngo njewe nguko ndaroga mujambere kurogera urumva wowe ukamuza ukamubwira atewe ukamubwira mujambere uzi umuntu uri kukuroga ni rukabya nose ntabana muzi oya ntabana muzi batakibana n'abavyeyi yes reka mbasobanurire mwitonde mbasobanurire ni ukuvuga ngo impano sibyo idafite ubwenge ntacimariye nyirayo ubwenge nabwo budafite impano cyangwa se budafite umwuka taco bumariye nyirabwo so birizuzanye Imana ishobora kuba yaguhaye the original message ariko noneho uburyo bwawe bwo kwitanga akaba ari ubamwo ikibazo nico kibazo dufite uyu munsi wa none abantu ko barakira impano batararegwa mu matorero ngo babarere babereka uburyo bwo gutanga message babereka uburyo hari ubuhanuzi bwo kuvugwa n'ubundi butari bwo kuvugwa aho niho hari mu kuba ibibazo ariko ntabwo bivuze ko atabonye aba yabonye ariko uburyo yatanze message akaba ari bwo guhanura utarakizwa mbo icyo ntekereza oya kandi Imana yovuga ishuri we wese Imana ntiyanga umunyabyaha yanga icaha bo Imana yo ikora mu buryo butandukanye kuko tugiye tureba no muri Bibiliya abantu yagiye ikoresha n'abantu bamwe badakijijwe urabona nk'uriya mugore Rahaba muri Bibiliya Imana yaramukoresheje yarakijijwe bo ico navuga nizera hamwe n'Imana Imana izikoresha abantu bakijijwe bakiriye agakiza Imana ikabakoresha ariko tibabivuze ko batokora ibyaha oya muza mumenya ko umuhanuzi nawe ni umuntu kimwe nawe cyangwa se umukozi w'Imana cyangwa se n'umushumba nawe ni umuntu kimwe nawe ashobora gukosha nta kindi atokora kubera iki mwumva abantu bibatangaza mu mugiye n'umuntu ese mugira ishuri ry'ubuhanuzi ntabwo njyewe numva wenda kugira ishuri ry'ubuhanuzi no kwiyongera ubumenyi ariko mu isezerano rya kera ryabaga yes ishuri rya mbere bakiga ubuhanuzi guhanura uca aricyo jewe naha imbaraga ni gusaba Imana ubundi buryo umuhanuzi ugomba kwicara kumwe n'Imana communicating nawe umuntu ashobora kwita umuhanuzi kandi ataramenya Bibiliya n'ikivuga bose birashoboka ntabwo abantu bose bazamenya Bibiliya birashoboka ko Imana yoheza umuntu akabirishurirwa ariko atazi na Bibiliya birashoboka nose ukundi kuri kuba kuri inyuma ya Bibiliya undi muntu ayishurirwa kandi w'umukristo kwa rukuye ese Bibiliya erega buriya Bibiliya naranabivuze n'ubushize Bibiliya buriya ni nka refari navuga ngo ni nka arbitre sibyo igenda itwereka idusobanurira ibyake ariko ijubu turi mu isezerano risha Bibiliya twakiriye Yesu noneho Yesu agiye kuja mu ijuru asezera kubigishwa be yabasigiye umwuka we arababwira ngo uyu mwuka azabigisha azabasobanurira azabereka n'ibitaraba abibahishurire umwuka azabahishurira ibigiye kuba ibigiye kuza yes iryo ni isezerano rirahari iravuga ngo abahungu abasore abakobwa banyu bazarota bazahanura ibyo ni ibintu bitanditse muri Bibiliya none kubera ko uyu munsi byabaye ikibazo
kubera ko umwuka atari mu kubahishurira ibyanditswe byera, akabahishurira ibibazo by'abantu. none se ibyanditswe byera gabyo turabifite turabibona, ariko niko mubizi byose. oya ntabwo tuba tubizi. none kubera ko muri mu kubona amacupa n'amaguru y'inkoko ntimubone ariko si amacupa n'amaguru y'inkoko gusa babona. hari abantu bafashijwe n'abakozi b'Imana n'abahanuzi n'abayumbe, ni abantu benshi cyane, benshi bafite n'ubuhamya boza hano bagatanga ubuhamya. So ni kurya bavuze ngo umutwe umwe yaneye muruzi zitirirwa abantu bose. Just uretse no kuvuga ngo twege kuja muri kariyere y'iyobokamana, tugiye no hanze, sibyo, no muri politiki, nubwo wenda ngiye gusa n'ubivanga mu mbabarire. Umuntu umwe mu banyamurenge ari mu kubikigwari, sibyo, umuntu umwe akabikigwari mu bwoko bwa bikitirirwa abantu bose. Kwazo usanga ngo abanyamurenge, nimba umunyamurenge umwe abaye gito ngo abanyamurenge muje musino bankikizera n'abantu, hari n'abantu bari mu guhunga n'abantu muje gusinzobana n'abanyamurenge urumuke. mwiza. Naho kubijanye n'izi mpano zose niki muri umuntu ayobana umwuka. Sinzi nimbo muvandimwe twakoranye ikiganiro aza kubyemera, ariko kuri umuntu ntashobora kuyobana ijambo ry'Imana, ariko umuntu ayobana umwuka w'Imana, kandi wa mwuka witwa ngo n'uw'Imana, ariko akawuyobana. Ariko ijambo ry'Imana niwe muyoboro, niyo nkingi itorero ryubakitseho. Nukuva tudafite ijambo ry'Imana niko kwa kubaka inzu idafite inkingi. Inkingi niryo jambo ry'Imana rifashe abakristo. Rero ico mbashishikariza no gusoma ijambo ry'Imana no gukomeza kuhishurirwa rya jambo ry'Imana. Nta buhanuzi buruta ijambo ry'Imana twahawe nk'impano y'itorero. Ukomeye cyane mu rusengero kuri none nuzi Bibiliya cyangwa nuhanura. Umuntu ukomeye mu itorero kuri none nukora ibitangaza cyangwa se uwo uhanura, urumva ni uhanura cyangwa ukora ibitangaza, nibo bantu bari kuri top usanga bazwi cyane bafite amatitire akomeye, urumva. Ariko unarebye n'ibyo ngibyo Imana ntireba titire y'umuntu, ireba gusa umutima w'umuntu. Ariko ijambo ry'Imana, umuntu uzi ijambo ry'Imana niyo twakagombye guha icubahiro, kandi niwe ugomba kuba akomeye kuruta abantu bose tugenda tubona. Wabagwanyije abakozi b'Imana bahanura? Sinabagwanyije, ntago nabagwanyije. Ugenda uhanure, komeza uhanurire abantu, ufasha abo bantu, nimba ari n'uwo mugati baguha ubawuguhe. Ariko impano y'Imana ntigurishwe. Umwanya n'abantu rukavuza ko ndabona yanyibasiye cyane, ariko nta mahoro. Jewe ico novuga ni debate kandi ko turahugura. Ico nababwira, ibi bintu za rukabuza byo kuzana doctrine ngo gusoma ibitabo ngo kugira uzoyisoma uyisome ikubere gitabo nka grammaire cyangwa matematike. Yego. Ariko ikintu gikenewe ni ugusenga.
tukagira impano z'umwuka. erega nusenga senga ijambo ry'Imana uzasenga iki nta jambo ry'Imana ufite. Ntabwo wasenga utari mu ijambo. Umuntu wese usenga mwumvisha ibintu nababwiye ntabwo biri muri Bibiliya, hari ibyo nihimbi. Icyo mbwira mwene data ko ndumva ashaka ahubwo Rukabyayo yarabaye mu Gaturika. Kuko ndumva afite doctrine ni kwa kundi bazaba bambara ya manani yabo umunyabuntu. Oya izu umunyabuntu. Ya ahubwo yo kwa mayambara ikanju rya padiri. Kubera kuko twebwe abaporoso n'abantu turi mu gihe cy'ubuzuzi, igihe cy'umwuka. Impano zigomba gukora. Abantu niba be flexible, bemerera Imana ize ibakoresha, bahaguruke bakora ibitangaza. Dusengere ubwoko bwacu, dusengere igihugu cyacu, dusengere bene wacu bakizwe. N'uwateshutse tureke kumuseka, tureke kumwanga, tureke kumwamagana no kumusebya. Umuririmbyi w'umuswahili yararirimbye aravuga ngo usifurahi juu yangu adui yangu, kuanguka kwa mimi nitasimama tena. Ubone nta mukozi w'Imana uzugwa, tibibaho. Mukozi w'Imana azatsikira ariko iyo aguye kurya azayongera akabyuka. Kandi Imana iyo yaguhamagaye tushobora guferinga. You can't. Birashoboka ko ugira integeke umwaka umwe cyangwa igihe kimwe, ariko Imana ntizire ku muntu wayo. Icyo nico kintu ushaka kubabwira. Umuntu w'Imana wakoreye Imana nubwo ryabijoro rimwe, Imana ntiyo mwibaga. None tushobora gutakaza agakiza. Agakiza gakizaga wiraye ukaja mu jaha tiwibuke gusaba Imana imbabazi. None uzogenda gute? Ariko Imana iracahari, iracyari ku ngoma. Mu by'ukuri n'abantu bose badukurikiye, yaba abakozi b'Imana, yaba bakijwe, yaba atarakizwa, haracyariho umwanya. Imana iracadutegeye amaboko, kandi Imana ikeneye ko dukora ibyo butware. Impano yashize mu bayo tuzikoresha, tureke kuzijyama. Dufate za Bibiliya gusa ngo twama dusoma twese amasomo amashuri gusa. None ko twize amashuri ko dufite abantu bize iriya ntambara yarangiye, kuko imutayisoma abize droit nabize relation internationale politique, sibyo abize politique za relation internationale nibagende badukemure kiriya kibazo. Kiriya kibazo ni ikibazo cyo gusengerwa, kandi yakeneye abanyempano, abahanuzi bukuri bahaguruke bavuge bukuri bahaguruke bavugira ntamarira. Ariko woyitunga Bibiri cyangwa nguje muri theology intambara iriya ntambara iri hari aho yitunga Bibiliya turebe. None urayitunga iki? Abantu nakubwiye umuntu uzi gusenga neza nusenga ijambo ry'Imana. Hega none se dufite abantu uganira n'Imana gute? Mu buhe buryo? Imana izimurangira kwa runaka. Oya banzureke mbwira, Imana ikora mu buryo butandukanye. Hari uwo yereka aha yasenga, hari uryama karota, sibyo? Akaryama gutya karota, Imana ikamubwira ibintu, sibyo? So tabwo nanababwiye na kuva mbere sinaje kwivuga cyangwa kuza kwihamya, naje kugira ngo dusobanure hejuru y'ibyo bintu. Ni mureka abakozi b'Imana bakorera Imana, ntawo bahagaze hejuru. Kandi abantu bayobye bagiye mu bihe babite babijugunye bagarukire Yesu, baze baje imbere y'Imana. Imana ibaba ese mwabikuye mukabira. Ese bundi reka reka nkubaze, mwagize office y'iki? y'abahanuzi tuvuga ati abahanuzi nta bahanuzi uzi bafite ama-adresse yabo n'amanimero ya telefone. Yego ntabuzi bakurangira bakazaza basora muri leta bikemerwa. Basora iki? Oya uretse no gusora bagire office yabo bahanuzi, urumva tumenye ngo runaka n'umuhanuzi. Nta makuru ufite uko hari abantu bahe basengera igihugu, bahe basengera Kenya, bahe basengera iki, bafite amakuru kandi Imana yayizi kabwira wowe aho nabara nawo nanje no sengera igihugu nuyo sengera igihugu. Kurasoma Bibiliya data we bavandimwe ni Bibiliya simwe ijambo ry'Imana. Guma we usoma isengesho Bibiliya itarimwe amasengesho uzoyisoma gutya yamikume nakuye ngo izomera nka grammaire n'amasengesho
nk'amasengesho. ndabashimiye bavandimwe ko mwatwitaza muri kino kiganiro murakoze cyane kandi mwagize neza rwose kugira ngo mwaze gutanga ibitekerezo byanyu. Ijambo wenda rishobora kuba ryasigaye mwebwe mudukurikirana muze kwishyura muri commentaire kugira ngo ubutaha ariryo tuzaheraho nawe uzabashe kuba wasubizwa cyangwa se usobanukirwe byinshi. Ndabashimiye bavandimwe kubera ko mwitabye ubutumire bwacu, mwakoze kandi mwagize neza no gufasha uyu muntu ufasha umwanya ategera kino kiganiro. Ubundi kandi nakagaruka n'ubundi tidusoreje ahangaha, ahubwo ibiganiro kuri Two Brothers Official birakomeje n'ubundi ntimukureho urushinge, ubundi mukomeze mudusapotinge mukora subscribe ndetse munasharinga bino biganiro kubera ko ukora ubutumwa bwiza kandi bushobora gufasha imitima ya benshi. Mwakoze rero kubana natwe. Mwakoze.